Iki ntibyagenda bite nk'ibisanzwe nikaberuka se tugutegura kandi nkanakugeza ibyegeranyo nk'ibi ngibi. Ukurimbuka kudasanzwe iherezo ry'iki kinyabuzima icyo aricyo cyose mu isanzure, ariko bisa nk'ari imperuka yavuzwe muri Bibiliya. Birometero bisaga 150 uvuye ku butaka bw'isi, urumuri rw'izuba rufata hafi minota 8 yonyine kugira ngo rurigeze ku isi. Ubusanzwe izuba ni imwe mu nyenyeri zigize isanzure, ndetse akaba ari nayo ntoya ugenje n'izindi nyenyeri. Aha ubusanzwe izuba nk'izindi nyenyeri zose zihuriye mu isanzure ziravuka, zigakura, ndetse igihe kikagera zigapfa. Bisobanuye ko izuba nk'izindi nyenyeri zose bisa nk'aho iri mu gihe cya nyuma cyo gupfa, ndetse akaba ari intangiriro ririmbuka ryazo. Nk'izindi nyenyeri zose mu gihe cyazo cyo gupfa ndetse n'urugendo rwo gupfa rwatangiye, zitangira gukuza umubyimba, ndetse n'umunini wazo irangira ryazo ikaba iturika ridasanzwe, ndetse ivuka rikaba iturika ry'izindi mibumbe hirya no hino mu isanzure. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ubunini ndetse n'umubyimba by'izuba bitangiye gukura ku rwego rudasanzwe, bikaba n'impamvu y'ibishyuhe budasanzwe yo kugenda bugarugara kuri iyi si. Bibaye uko izuba rigaturika uyu munsi, byagenda bite? Igice cy'isi gifite amanywa muri ako kanya cyahita gikongoka kigahinduka umuyonga by'ako kanya bidasabye n'amasegonda yari yose, mbega byakorwa mu kanya nk'ako guhumbya. Ingano y'ubwo bushyuhe bwakozwe n'iryo turika ridasanzwe ryakwirakwira mu butaka rigasanga cya gice kiri mu mwijima. Iki ubushyuhe budasanzwe bwazamuka ndetse bugatwika ikinyabuzima icyo aricyo cyose kiri kuri ubwo butaka, tutirengagije no mu mazi. Hanyuma nyuma y'ibyo, kugira ngo urokwe kiririmbuka ridasanzwe, byasaba ikiremwa muntu ko ryazamenya ko izuba rizaturika mu myaka 20 iri imbere. Aha byabusaba kubaka ubuvumo budasanzwe mu birometero hafi 20 kumanura munsi y'ubutaka. Nta kimera cyaba kikibaho nyuma y'icyumweru kimwe izuba rituritse. Ubutaka bwose bwa butangiye gukonja cyane ko icyakoraga ubushyuhe muri iryo sanzwe ndetse n'iyo zone iserereyemo ari izuba nyine. Ubutaka bwatangira kwegerana bukaba barafu cyangwa surura mu rurimi rw'ikinyarwanda. Nyuma y'umwaka umwe izuba rimaze guturika, isi yose nyine yaba yaramaze kuba barafu, ariko kandi nayo ubwayo igaturika. Nyuma yo guturika hatangira kuremwa indi si nshya nyine nk'uko iya mbere yaba yararemwe, cyane ko bivuga ko yaremwe mu iturika ridasanzwe ryabaye mu isanzure. Inkuru nziza yaba ihari ni uko mu iturika ry'izuba hazavukamo ubundi mubumbe mushyashya, isi nshyashya. Wakibaza uko yaba imeze? Nanjye nuko. Ibi bisa n'ibihishingiro bimwe mu byigishwa hirya no hino mu nsengero, bavuga ko isi izarimbuka ndetse ikarimbuzwa umuriro. Niko byanditse muri Bibiliya twese twizera. Aha kandi basoza bavuga ko nyuma y'iryo rimbuka hazavuka isi nshya. Ni isi nshya bavuga ko izitwa paradizo, cyane nk'uko abahamya ba Yehova babyizera. Ibyo kwibaza byo ni byinshi ku byerekeye irimbuka, ndetse n'ibifite aho bihuriye n'ibyanditswe muri Bibiliya ndetse n'ibindi bitabo by'iyobokamana, byose bihurizaho ko isi izarimbuka ndetse ikarimbuzwa umuriro. Ibihura n'abahanga benshi bagiye batandukanye bagenda babikenamo amafilime. Ese iyi nkuru yaba ari itowe ikavuga gusa? Yaba ari igihuha? Ese byaba byarakomotse he? Iyi ntibyagenda bite y'uyu munsi. Tuzagaruka twibaza byinshi, ukuri kwihishe nyuma y'ibigaragara ku isi ndetse n'ibera hirya no mu isanzure. Nikaberuka se tugutegurira Elipro Entertainment. Reka tuzahura ubutaha. Ndabakunda. Ciao ciao.